tuyahuje do urabona ko hariho umuriro do reba umuriro do reba umwotsi murimo kuwureba do aha no kuvuga ngo none tugiye kubaza Hello guys, twongeye kubasuza bakunzi babaza Tech TV. Uyu munsi nkuko twari twabivuze tugiye kuri part 2 y'uburyo iyi appareil voltmeter ikora, uburyo ikoreshwa. Mbese umuntu wese iri ni itangiriro rya electronique. Nabibasezeranije ko umuntu wese turi bubane muri iyi video araza kurangiza iyi video yamenye uburyo iyi appareil voltmeter ikoreshwa. Nicyo gikoresho cyonyine electronique ishingiye kuri iki gikoresho cyitwa voltmeter. Rero muri iyi video turaza kuza kubonamo ibintu byinshi, turaza kuza kureba ese iki gikoresho wakifashisha gute upima umuriro usohoka muri no transformer. Ese turi buze kureba iki gikoresho wakifashisha gute upima umuriro wo muri aya mabatiri. Iyi ni power bank, na amabatiri atatu bagerekeranije mu buryo bwa series. Hanyuma turi bunarebe wenda n'izi batiri za telefone n'utundi tuntu dushobora kuza gupima tukareba iki gikoresho. Rero nkuko nari mbibabwiye, iyi video nuhagira akantu na gato yakagucika uraza kuba utitswe ibintu bikomeye cyane. Iyi video ntihagira akantu na gato yakagucika, dutangire step by step. Hanyuma iyi video nizere neza ko iza kuza kugushimisha, kuko ku nshuro ya nyuma hari akantu uri buvuge abatekinisiye bose bajya babibeshyaho bakanabakorera ikintu ugasanga cyongeye kirapfuye kubera kutamenya ibanga rya nyuma ndi buze kuvuga ndangiza iyi video. Rero nkuko twari tubivuze tugiye kwifashisha ibi bikoresho tuvuze. Iyi ni voltmeter appareil, turaza kuyikoresha dukoreshe iyi transformer tureba uburyo umuntu ashobora kuyipima. Hanyuma turaza kuza no kureba izi batiri ni za power bank. Turaza kuza no kuba twareba izi batiri za telefone turebe nazo niba wabasha kuzipima twihuse cyane. Rero kugira ngo video bidatinda, n'uyu ni umugozi tuza kuza gucomeka kuri la transformer tukareba nimba ikora cyangwa idakora bitewe n'icyo tuza kuba turi gushaka. Reka rero dutangire tubibereka, kandi nizere ko mwese mumeze neza. Abantu mutarebye part 1 muze kuza kureba muri description ndayishyiramo hasi, muraza kuza kuyibona. Iyi appareil bayakiriza hano habanditse power. Iyo yakije urabona ahita hazamo bino bintu. Twihuse rero reba hano hariho akantu gashushanyijeho nk'akadiode, hariho n'akantu hejuru. Ahangaha ni igice cyitwa ni igice umuntu aba agiye gupimaho ibintu byitwa continuité bihura. Hanyuma appareil ifite kandi izi insinga ebyiri, harimo urw'umutuku n'urw'umukara murimo kuzireba hano zingizwa. Urabona ko hano haba hari V n'akandi kantu ka ohms, hariho akantu k'agatangaro niho hajya urusinga rwa positive. No kuvuga ngo appareil voltmeter igira positive na negative muri izi nsinga. Byo tuvuze positive na negative tuba turi kuvuga guteranya no gukuramo kuri izi nsinga. No kuvuga ngo hano hari umutuku niho ushyira urusinga rw'umutuku, hano habanza usanga handitseho 1000 voltage, ariko ziri DC turi buze no kubireba na AC na 750 AC ariyo maximum ko ari byo ibasha gupima. Ndekereza ko muri kuyibona rero izi singa z'umukara n'umutuku, runo rujya kuri negative rukajya kuri positive. Ariko niyo bikoze ubinyuranije utabizi bitewe n'icyo uri gupima, yo ihita bikwereka ko wabinyuranije ariko ari zo nsinga wakoresheje. Reka twihute rero. Twari tubabwiye ko hano ni muri continuité, aho ushobora gupima ibintu ushaka kureba nk'urusinga ko ruhura. Urabona ko niyo ukozanijeho birasona bikerekana ko ari 0. Bivuze ko niyo wafata urusinga rwa metero 1000 ugafata ku mutwe warwo, tuvuge yuko wenda urari urusinga ufashe ku rusinga rufite metero 1000 ugafata aho rutangirira ukaza ukageza naho rurangirira urusinga rwa metero 1000. Twimagine ko ari urusinga rwa metero 1000 ugakozanyaho. Iyo nta hantu rwacitse ruhita rugaragaza yuko nta kibazo kirimo, rukagaragaza kuri appareil, rukagaragaza hano kuri appareil ko ururi guhura urwo rusinga, mbese nta kibazo rufite rutigeze rucika mu nzira. Ni nabwo buryo bworoshye. Urumva ko ufite metero 1000 nta bundi buryo warupima no urebe ko urusinga rutacikiyemo hagati. Urumva ko appareil ifasha ibintu byinshi. Urumva ko ishobora gufasha umuntu ukora mu mashanyarazi, ikanafasha umuntu ukora electronique. Abo bantu rwose irabafasha neza cyane. Reka twihute rero tugende tureba iyi mibare ese ikora iki, ese bikoreshwa ryari. Nkuko twari tubivuze hano duhereye aka kantu akakitwa akandi ko gatuma ubasha gukaraga bitewe naho ushaka gupima. Iki gice tubanjeho ari nacyo umuntu atangiriraho cyegereye switch, nicyo cyitwa continuité twari tukivuze. Hanyuma iki gice gikurikiraho hano nicyo upima ugiye kujya mu ma resistance. Iyo tuvuze resistance ni iki? Tuba turi kuvuga bene utu tuntu, ndajya nifuza ko murajya mutubona. Iki gice gipima utu tuntu twitwa resistance. Ama resistance aba arimo amoko atandukanye,
tuzayageraho kuko Bazatech TV twiyemeje kubigisha electronique yose mwibereye mu rugo. Aya niyo ma resistance. Iyo ugiye rero gupima ibi bintu aha niho wapima iki gice cy'ama resistance. Twihute cyane rero tuba tunabiberetse ariko dushobora no gupima akantu gato ya tukabibereka. Resistance iyo ugiye kuzipima ugufata kano kantu kagahindura ukazana wenda nko mu biro, hari aho usasanga 2K 20K 200K, ushobora nko gushyira mu biro 200. Ni ukuvuga ngo resistance ituruka kuri aka kantu k'umweru zikagarukira kuri aka kandi k'umweru kariho 200M. Niba ufite appareil uraza guhita ubibona. Nabasabye ko mugomba kugura appareil mwese niba mushaka gukurikirana iyi Bazatech TV. Ni ukuvuga ngo tugiye gupima rero izi resistance ushobora gushyira hano muri 200 ukazana agasinga kawe hano habanza ugashyirana hano ukareba iyi resistance ifite kangahe. Urabona ko iyi resistance ihita ikwereka imibare ifite. Ni ukuvuga ngo niba iri kukwereka iyi gatatu, ni ukuvuga ngo iri kutwereka reba n'izi zindi. Ubu izi zose ni resistance zirimo hano. Ni ukuvuga ngo biterwa na resistance itegereza urebe neza, biterwa na resistance ibiri ifite niho ushyira ahangaha bitewe n'ibiro resistance ifite. Ni ukuvuga ngo zipimwa mu biro. Urabona ko nk'ubu ngubu uri gupima resistance, ama resistance ariyo yose atandukanye ushyira hano muri iyi mibare bitewe na resistance ushaka. Ibyo tuzabyiga tubirebe neza, video yacu itaza kuza gutinda. Tuvuye rero muri iki gice cy'ama resistance, urabona hano abariho akantu k'akadomo ni kugenda ukaraga na appareil ikagenda ikwereka kuri gukaraga. Tukivuyemo urabona duhita twinjira mu kindi gice cy'umuhondo hano. Iki gice cy'umuhondo kiri hano. Iki gice noneho cyo ugipima ugiye muri pariti yitwa ma DC. Umuriro ugira cyo twita AC na DC. Iyo tuvuze AC tuba turi kuvuga umuriro wa wundi mukoresha mu nzu wa Ewasa. Wa wundi ni wo muriro wa AC. Ariko wa muriro ukoresha nk'amabatiri y'imodoka, amadabutateri mukoresha ku makompyuta yanyu mwese ibiki, upima uje hano muri tuno tuntu tw'umuhondo. Kugira ngo urebe ko yakize rero cyangwa dabutateri yawe irwaye, ushobora kuza hano hariho hano guhera kuri 2 aba ni amavolte. Urumva DC y'umuriro ikoresha amavolte na AC y'umuriro ikoresha amavolte. Niho ubipimira ariko bitandukaniye ku kimwe ari umuriro uderesheje undi ukaba ari umuriro utaroderesheje. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze DC ni umuriro utagenda uhindagurika amabatiri, amadabutateri, ibintu byose biredoresheje. Hanyuma iyo uvuze AC ariyo tuza guhita dukurikizaho ni imiriro igenda ihindagurika. Umuriro wa Ewasa mu kanya ushobora usanga ari 220, waza kureba mu kandi kanya ugasanga ni 200, mu kanya 210. Gutyo urumva ko uwo muriro ubuhindagurika. Rero niba tugiye kuri uyu y'ama DC ushobora kuza bitewe n'icyo ugiye gupima ukawashyira nko muri 20, 200, mu 1000. Iyi mibare yose reka dupime n'urugero wenda rutoya, kadupime nk'iyi batiri ya telefone turebe umuriro ifite. Ubwo turaza turebeho positive na negative aho biherereye. Dore ngibi hano nabwiye ko urusinga rw'umukara iyo bibaye byiza nko mu professional mu gukoresha appareil neza kugira ngo yirinde urushyira kuri negative. Nuvuga ngo positive yacu dore ngiyi turahita tureba muri voltmeter umuriro dufitemo muri iyi batiri. Yes, urabona ko muri iyi batiri birimo kutwereka yuko dufitemo umuriro wa 2.77. Bivuze ngo iyi batiri ifite umuriro wa 2.77, ifitemo akariro gakeya. Reka wenda dupime n'ingi ya telefone yindi y'amatushi mwese murazifite izi telefone none. Nayo dushobora gupima tukareba. Ubwo turi gupima batiri ya telefone. Urabona ko iyi nayo ifite 2.97. Urumva ko ifite makariro gasa n'agasumbuye wiri aho gakeya, ariko izi zose ubu nta muriro urimo kuko umuriro ugomba kuba 3 kuzamuka. Reka dupime nk'iyi batiri y'izi power bank turebe nayo ibyo ifite. Turafata positive tuyishyire kuri positive, negative tuyishyire kuri negative. Wow, urabona ko nk'iyo ifite 3.97. Urumva ko yo ifite umuriro uri hejuru ya zira batiri. Twihuse rero ndumva byumvikanye. Reka tuve kuri iki gice cy'ama DC. Haba hari imibare bitewe n'icyo uri gupima. Ushobora gushyira muri 20 no twari turi gupimira, ushobora gushyira muri 200 cyangwa ku 1000. Mu gihe waba uri gupima televiziyo uzi ko ifite umuriro uri burenze hejuru ya 300, magana ngahe ushyira mu 1000. Biterwa n'ikintu uri gupima. Twihuse rero iyo tuharenze tujya ku kindi gice aricyo cyama AC. Nuvuga ngo no wa muriro noneho nk'uwa Ewasa wa undi ushobora no muri launch yawe gupima. Ni kino gice cy'umweru kiba kiriho V iriho akantu gasa naho kaberamyemo gakeya, bisobanuye ko ari umuriro wa AC. Hano rero iyo tuhageze niho dushobora gupimira ibikoresho byose bya AC. Turi mu bibone mu izindi video zikurikira. Reka dupime nk'iyi transfo. Iyi transfo isohora umuriro uri AC. Yinjizamo umuriro wa 220, ariko wajyamo muri iyi transfo ikabasha kuwuhindura.
nk'ubu urabona ko ibiri kwerekana ko irawuhindura ku rwego uru rusinga rw'umuhondo n'ubururu, uru rusinga rw'ubururu n'uru nguru rw'ubururu bisigara bitanga umuriro ubu winjiye muri 220. Hano baragaragaza yuko uru rusinga output yayo yasohotsemo, dore yinjijemo input 220, hanyuma gusohoka yasohotse runo rusinga rumwe rw'ubururu rufite 13 n'urundi rwo hirya rufite 13. Nibyo bijyanditse hano. Ruvanga izi zindi zo ku ruhande z'icyatsi kibisi, izi nizo ziri gusohora 9, nuvuga ngo zombi zisohora 9. Ariko ufashe runo rusinga nuru tugiye no kubireba ngo ruri kugaragaza 13. Ngibi by'umuzungu yanditseho waka. Reka rero natwe dukoresha appareil yacu turebe ko uko ibyo yanditse hano inyuma ari byo. Hanyuma turahita tumenya nimba tubeshya cyangwa atatubeshya. Twihuse reka twoherezeho umuriro w'amashanyarazi turebe iyi transfo yacu ese ni nzima, ese irarwaye cyangwa ntabwo irwaye, ese koko niba ari nzima iby'umuzungu yanditseho nibyo. Ndumva byumvikana cyane. Guys, nagera akantu kagucika. Kandi iyi video nibone iri kugufasha ntibibagirwe gukora subscribe guys. Kora subscribe kandi sharing abantu bose ubona ko bashaka kumenya electronic, kuko iyi channel yaziwe kugira ngo umuntu wese batazajya bamubeshya igikoresho azajya ajya kugikoresha ariko afiteho nosiyo. Nicyo kintu cyatumye iyi channel izaho, kugira ngo umuntu wese ajye agiraho nosiyo ku gikoresho. Ugiye gukoresha telefone yawe cyangwa iki, ntabwo ufiteho nosiyo, ntabwo ufiteho amakuru, ngiye ntabwo mba mbishaka. Ndifuza ko umuntu wese uba hano kuri Baza Tech TV agomba kujya aba kugikoresha tunze afiteho nosiyo. Turi gushyiraho umuriro rero, turi gushyiraho umuriro. Reka tuwushyireho byihuse, dushyireho umuriro dupime iyi transfo yacu twihuse cyane. Ntekereza ko biri kumvikana. Guys, iyi video nubona uyikunze no kuri like ntibibagirwe gukoraho, aho no kuri comment wandikeho umbwire nimba ubona ari byiza cyangwa icyo nakagombye guhinduraho, n'icyo utumvise wemerewe kumbaza video nkazagusubiza neza twitonda. Reka twihute cyane, twamaze gushyiraho umuriro wacu hano kuri transfo, tugiye kureba ko koko iyi transfo isohora ya miriro byanditseho hariya. Nababwiye ko iyi transfo yinjiza umuriro wa AC hanyuma ukaza gusohoka n'ubundi ari AC ariko ari mwinshi. Nukuvuga ngo bawinjiye ari mwinshi, iyi transfo ikawugabanya ariko nibiwukuriraho kwaba ari AC. Nekereza ko niba murimo kureba hari uburyo bushobora no gupima ino transfo ko ari nzima. Ushobora gufata aya matominos ukayahuza, dore tuyahuje. Urabona ko hariho umuriro, reba umuriro, reba umwotsi murimo kuwureba. Aha, nukuvuga ngo noneho tugiye kubaza appareil yacu turebe ko koko ibyo yatubwiye ari byo ino transfo. Donc ubu tugiye gufata insinga zacu, noneho ibi byo ntago bisaba ngo turashakamo umutuku n'umukara kuko uyu muriro usohoka, ibyo ntabyo witayeho. Reka dupime turebe. Turafata ubwo bururu n'ubundi bururu turebe. Wow, urabona ko urimo kwerekana 27.8. Mwese murimo kubireba. Noneho bya binini nababwiye ko urusinga rumwe rufite 13. Reka turapima ubu bururu n'uyu mukara turebe. Wow, dore bya bindi twavuze byari biri gusohoka kuri transfo. Dore ni ukuvuga ngo hari gusohokamo umuriro wa 13. Mwese murimo kubireba. Ni ukuvuga ngo niba ari 13 rero, aha tuba turi gupima kano gatransfo gatoya. Niba witegereza hano nashyize muri 200 hano. Niba ugiye gupima rero umuriro wo kureba ko wa electricité wo muri raronje cyangwa wo munzi wawe uzakira muri 750. Naho wahapimira nta kibazo umuriro yawe kwereka. Reka dupime turebe noneho ko yongera kwerekana 13 muri 750. Tubirebane hamwe. Ni ukuvuga ngo ibyiza upimira igikoresho bitewe nimba ubona ari gifite voltage ziri hejuru, ushyira muri 750 itakizeye. Nk'ubu dushaka kwashyira tukareba ibyo biri kwerekana. Dore turebye urabona ko n'ubundi racyatwereka ya 24. Birebe hari 24 murimo kwireba kuri appareil. Nuvuga ngo hari ya 24 ubwo urumva ko tugabanije kabiri dufashe hano ku bururu n'inuza yakerekana bya bindi twari turi kuvuga. Ndumva cyumvikanye. Nizere ko umuriro wa AC mwese mubashije kumenya kuwupima, n'uwa DC mubashije kumenya kuwupima. Ndumva byumvikana cyane. Tugiye rero kuri iki gice cyane, ntabwo cyo gikunda gukoreshwa cyane ariko nacyo mugomba kukimenya. Hano tuwapima, tugiye gupima icyo twita capacitors. Iyo ugiye gupima capacitor ko ari nzima, niho ushobora gupimira ibi bintu. Izi nizo zitwa capacitor. Izi zitwa capacitor nizo upimira muri kino gice iki kiri aha ngaha. Umuntu agipimiramo appareil yijyanaho ugiye gupima izi capacitor kuko nizo zitwa zigira icyo twita amanofarade n'amafarade, byo tuzabyiga. Nubaye ugiye kuyipima ko ari nzima rero ni uyipimira cyangwa uri kureba yuko uko isohora
gahunda yayo y'umuriro, no kuvanga izi capacitor tuzazigaho mu zindi video zikurikiyeho, niho upimira iyi miriro. Hanyuma ahangaha haba hari inverse, iki gice cy'inono cy'umuhondo tugezeho. Murumva ko tuvuye muri iki, twahereye hano muri continuité tuza mu resistance. Resistance twayavuyeho twanayabonye, continuité ya resistance, DC, ibintu by'amabatiri n'ibiki. Tuvuye muri AC dise tuza ku capacitor. Ubu naka gace kose k'umweru tugiye kuri utu tuntu tw'umuhondo tundi. Iyi round yindi y'umuhondo no gupima icyo twita current. Iyi current ariko biroroshye cyane n'umunyeshuri uzi kureba kubera aka kamenyetso kari ahangaha. Izi current z'umuhondo duhita tugeraho ni current zipima, ushaka kureba current mu muriro wa AC, wawo ni wa ewasa, wawo ni wo mu nzu. Noneho iki gice cyegereye cyo hejuru nacyo ni current ushobora gupima ariko mu gice cy'ama DC, amabatiri. Ushobora gupima batiri ukabanga ifite current ingana iki, uraza hano ugashyira ahangaha. Ndumva byumvikanye guys. Nekeretse ko mubyumvise. Iyi appareil mu ncamake tuyirebyeho gatoya. Ufite ikibazo kuri yo wambaza. Nekeretse ko mubyumvise rwose, nazagira umuntu mugende mushaka appareil muze twige electronique. Hano nzayibigisha electronique yose kuri Bazatech TV. Nta kintu nshaka ko kizabacika. Iyi appareil niyo tugomba kwigiraho, ikajya twereka buri gikoresho cyose ikosa gifite. Guys, ndabashimiye ko twabanye muri iyi video. Nanze kiba ndende, nagusabye we turangizanije iyi video. Nababwiye ko ari akantu gato yandi buze kuza kubabwira kanyuma. Ubu atarutse ino video ntaga kumvise. Nuvuga ngo iyi appareil iyo wibeshye ugapima ikintu ukagipima kirengeje volte uri gupima, appareil yitisha. Uramutse ubu umuntu utumvise iyi mibare ukundi ikora 20 muri AC muri DC ngo yumve 20 200 ikora iki mu gihumbi ikora iki, iri banga ndivuze nyuma. Iyo uri gupima ikintu utakizeye ushyira mu mubare munini, kandi iyi continuité tuyigarutseho twatangiriyeho. Nababwiye ko ari amabanga ndi bubabwire bwa nyuma. Iyi continuité ipima ibintu byose, ntabwo ari insinga ipima gusa, ipima ibintu byose mu gihe bidacometse ku muriro w'amashanyarazi. Ikintu cyose n'amapiyesi yandi mubona mu mateleviziyo yanyu bavuga ngo bagiye gushyiramo, mu matelefone, mu biki byose, ikintu cyose kidacometse ku muriro w'amashanyarazi ugipimira muri aka kantu. Nizeye ko mubyumvise. Ikintu kidacometse ku muriro w'amashanyarazi, mu gihe wenda tugiye nko gupima aya mapiyesi yose, mu gihe adacometse ku muriro w'amashanyarazi, aya matransistor, utuntu twose turi hano hafi ya hose, mu gihe bidacometse mu muriro w'amashanyarazi niho dupimira ikintu icyo ari cyo cyose. N'umutekinisiye nubona ari gupima ikintu kidacometse ku muriro, ukabona ari gupimira ahandi hantu hatari muri aka kantu ka continuité, akantu kariho akantu gasharije nka diode, hakaba akamikoro ku buryo binabasha gusona gutya, uzahita uvuga ngo wa mutekinisiye uri kumbeshya, umwambura igikoresho cyawe ukizana muri Bazatech tukigukorera. Kuko twebwe turanabikora kandi tukabikora neza, tukaguha garanti. Nekereze ko byumvikanye. Uzahita uhamagara nimero uri buze kubona aho hasi. Iyo nimero muri buze kubona wazahita uyihamagara uvuga uti umutekinisiye nahuye nawe ndabona ibintu akora atabizi. Ndumva byumvikanye cyane. Niba ugiye rero kuko afata video yawe ukaba ugiye gukora igikoresho cya appareil yawe runaka, ibi byose tuzabireba uko babikora, tuzareba ama computer, turebe n'ibindi byinshi. Iyo ugiye gupima utizeye icyo ugiye gupima, ufata icyo kintu ugashyira mu mubare munini guys. Ndumva byumvikanye. Mwakoze kubana natwe kuri iyi video. Nakagaruka ari ni video nyinshi, dufite video nyinshi tugiye kubaha tubigisha electronique. Ufite umwana wawe ushaka kwamenya electronique mu gihe cy'ibiruhuko, mwohereze hasi aho hariho video. Niba rero unashaka ko tukwigisha ibindi bintu, ushaka kutubaza ikibazo, duhamagara aho hasi turakusobanurira nta kibazo. N'igikoresho cyawe cyapfuye icyo ari cyo cyose tuzabirebaho, amateleviziyo, amatelefone, amakompiyuta, amapasi n'ibindi byose. Kana subscribe, kande like, ukore share, unandike comment aho hasi ikindi kintu wifuza ko twakubwira. Nizere ko iyi video hari kigufashije, ubashije kumenya kino gikoresho umutekinisiye wajyaga umugeraho akagira ibyajyaho ukayoberwa ibyo ari kuvuga. Nusanga adafite iki gikoresho ugiye gukoresha igikoresho cyawe, gihita umureka abagiye gufomboza, abagiye gukora ibintu byitwa rambe, abagiye gufomboza ku bintu byawe. Ntukamwemerere. Iki gikoresho nicyo kituyobora muri electronique yose no muri electricité yose. Mwakoze cyane kubana natwe. Nakagaruka kuri Bazatech TV. Ciao ciao, turabakunda cyane. Bye bye.